Bavandimwe nkunda Kristo Yesu akuzwe, nimugire roho mutagatifu, mwuzure roho mutagatifu n'ingabire ze zose, nta nimwe mubuze rwose. Roho mutagatifu abasendereza ingabire zijyanye igihe turimo, uko buri muntu wese akeneye ubuvunyi ku Mana. Imana ibasenderezemo imbaraga n'ingabire zo gutakambira imitima y'abantu, umutima wa muntu wese uri kuri iyi si, uko Roho Mutagatifu abiguhaye. Buryo wakiriye Roho Mutagatifu wigiramo umutima Mana, umutima wumva. Hari ukuntu naganiraga n'umubyeyi mu kanya kashize ambaza ati, ubundi ese gutakambira Imana ko udusaba ngo dusabire ibibazo by'isi tutigarutseho, aho ntitwakwiyibagirwa? Ndamusubiza nti, buriya iri sengesho ryo gutakira Imana tuyereka ububabare buri kuri iyi si, ni isengesho ry'abantu bamaze kugeraho bumva ikiri mu umutima w'Imana, nk'aba Yohani begamiye umutima wa Yezu Kristo, bakumva uko utera, bakumva intimba ye. Cyangwa ndetse turi kuri uyu munsi wa gatandatu turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya wakurikiye Yezu Kristo kugera munsi y'umusaraba, agashenguka umutima bikamukoraho, akumva intimba ye. Buriya ntabwo ari ibintu byoroshye iyo winjiye mu buzima bw'undi ukishyira mu mwanya we. Rimwe na rimwe ukaba ushobora no kumubwira uti, ndabibona ko ubabaye, ndabizi ko ufite ikibazo, humura, komera, turi kumwe, wigira ubwoba, nzakora ibishoboka kugira ngo umererwe neza. Iryo jambo mu buzima bwa muntu wese kuri iyi si hari ahagera akarikenera, akakenera ubuvunyi, akakenera umutabara, akakenera umurengera. Imana rero yashatse kubashyiramo uwo mutima wo kwinginga, mutakira abantu bose batagira ababasabira n'ibibazo biri ku isi yose, cyane cyane mwishyize mu mwanya wabo, ariko mukishyira no mu mwanya w'Imana. Umwana ukuze burya azi ukuntu areba umubyeyi we akavuga ati, ndabona mama uyu munsi atameze neza, cyangwa ndabona papa ahangayitse. Papa, humura, komera, witinya, turahari. Biriya bikomeza. Uyu mubyeyi afite umwana nk'uwo, umwana urenga kwa guhora ajya kumubwira ngo nkeneye iki, nkorera ibi, ndagusaba ibi, ndakubwira ibi, ahubwo akabona ari wa mwana uza akavuga ati, none nkore iki, mbwira ikibazo ufite kugira ngo ngire icyo ngufasha mu byo nashobora. Ndabona ko bitewe na biriya byabaye, papa ntumbeshye cyangwa mama ntumbeshye, byakushenguye umutima. Nje kuguhoza, nje kukubwira ko ugomba gukomera ku mutima. N'Imana yacu yerekanye umutima wayo muri Yezu Kristo, ndetse igera n'ahantu isaba abantu urukundo rwabo rw'umutima, kuko yo yazanye urukundo rw'umutima irukundisha abantu bo ntibazirikana. Mwese mwigeze kugira igihe ushobora kubabazwa no gukunda umuntu, wabimwereka ntabibone, cyangwa se
yanabibona ntabiha agaciro, wowe wumva bigukuye ku mutima, biravuna. Imana yongeye rero kudushyiramo iyo nyota yo kugira ngo dusengane umutima wacu, umutima wumva Imana, umutima wumva abavandimwe bacu, ukabatakambira. Uyu munsi rero ni ku munsi w'icyumweru, turaza kuzirikana Zaburi ya 51 mu dukubo 50, isengesho ry'umunyabyaha usaba imbabazi. Nagira ngo rero dutangire iyo Zaburi ya 51 tuzirikana ko iki cyumweru cyose muri iyi minsi 7 turangije twatangiye dusaba gusenga Imana umutima umenetse, kuko ni uku kwezi niyo ntumbero gufite, gutakambira Imana n'umutima umenetse. Bivuga ko dufite aka kanya muri risengesho umutima ukorwaho n'ububabare, umutima ushenguka kubera akari ku mutima wundi, ndetse tukagendana n'amarangamutima yayandi aherekeza umuntu uri mu kibazo. Twagendanye ku munsi wa mbere n'umuhanuzi Nehemiya, igihe yicaraga akarira iminsi myinshi, akayimara mu kababaro, agasiba kurya, agasengera imbere y'Imana Nyir'ijuru. Kuri uwo munsi wa mbere dutangira kukwigomwa, twasengeraga amarorerwa, ibyo twumva, amahano tubona, ubugome n'ubugizi bwa nabi ndengakamere, ari ibyo usomye mu kinyamakuru, ari ibyo wumvise mu maradiyo, ari ibyo ubonye mu bikorwa aho uri, ibikukozeho cyangwa bigakora kuri mugenzi wawe, nibigushengura umutima, uhagarara imbere y'Imana uvuze induru, utabaze, kugira ngo ikibi kirandurirwe mu mizi. Umugambi twari twiyemeje twari ukutarebera ikibi, iteka ryose umutimanama wawe ukaguha guhagarara mu kuri, kugira ngo kubw'abatisimu wahawe ukaba wemera ko we uri umwana w'Imana wanze shitani, maze bigira icyo bimarira abandi. Ku munsi wa kabiri twari kumwe n'umuhanuzi na Samweli umuhanuzi. Samweli umuhanuzi yatwerekaga ko igihe hari ibicumuro ku isi, ntabwo ubibona ko wabikoze gusa, uravuga uti twacumuye. Burya umuntu akoze ikintu cy'amahano n'amarorerwa mu muryango uvukamo, kigira ingaruka ku muryango wose. Iyo umuntu akoze ikibi n'amarorerwa mu gihugu urimo, kigira ingaruka ku gihugu cyose, mu karere kose. Tugomba kwemera gufatanya n'abantu bose bari mu kibazo kugira ngo dushobore kubatakambira. Uyu munsi twari imbere y'Imana dusaba Imana kugira ngo dusabe imbabazi, tukayibwira ngo ni wowe wenyine utunganye, ni wowe mwami wenyine, ni wowe Yezu Kristo hamwe na Roho Mutagatifu. Twemera ko nta butungane dufite, nubwo tutagwa mu bintu twita ndengakamere cyangwa by'amahano n'amarorerwa, ariko twese Pawulo Mutagatifu aravuga ngo ikibi ndashaka gukora kintanga imbere. Twageze ku munsi wa gatatu dusaba guheka ububabare. Ububabare twabonye mu mugaragu w'Imana baduha mu ishusho ry'umuhanuzi Izayi mu mutwe wa 4, umugaragu ubabara.
akababazwa kandi nta kibi yakoze. Tuzirikane abantu benshi bababara cyangwa bagirwaho ingaruka n'ibyo abandi bakoze ariko bikabagiraho ingaruka. Nyamara we yarashinyaguriwe, yicisha bugufi, ntiyabumbura umunwa. Boshye umwana w'intama babajyanye mu ibagiro, cyangwa intama yicecekera imbere y'abayogosha ubwoya, nawe ntiyigeze abumbura umunwa. Yafashwe ku gahato bamucira urw'akarengane, kandi nta n'umwe wigeze umwitaho. Yakuwe mu isi y'abazima ahanirwa ubugome bw'umuryango we. Igihano cye nicyo cyadukomoreye amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro. Izayi umuhanuzi atwereka ko kuba ushobora kubabara atari ukuvuga ko iteka ryose wakoze icyaha. Hari ububabare tugira ari ingaruka z'ibyabaye, hari ububabare twakira kubera ko ingaruka z'ikibi dushaka ko zivaho. Ahangaha rero uyu muhanuzi Izayi atwereka ko akenshi n'imibabaro yacu ishobora kubyara icyiza. Ububabare bwawe bushobora kubyara icyiza iyo ubwakiriye ukemera ko buvubukamo ingabire hirya y'icyakubabaje, hirya y'icyo utabonye mu butabera no mu burenganzira bwawe. Imana ishobora kuguha ingabire n'umuhamagaro wo kukubwira ngo genda, natumye umenyana n'ubwo bubabare kugira ngo ukureho kiriya kibi, ugikingire, ugire icyo ukora. De la souffrance à l'offrande. Ni gute twatura imibabaro yacu ikavamo inema? Ni gute imibabaro yacu twayakira tukigerekaho n'ibyaha byacu by'abandi bari ku isi yose, hanyuma hakavamo umukiro. Twabonye rero ko ku munsi wa 4 twiyemeje nanone kujya kuba gusaba imbabazi nk'umuryango wose. Inyoko muntu ni umuryango umwe. Uwo abantu ikikozwe na muntu kigomba kudukoraho. Mu gitabo cy'Ibarura nicyo batweretse ko Musa yasabiye imbabazi, akaba yaributsaga Imana ukuntu ibyo yagiye ikorera umuryango wayo, ariko umuryango ntubyiteho. Des fois ntabwo tuba reconnaissant. Niko kamere y'abantu imeze. Iyo tubonye ibyo twese twagiye tukomeretswa rimwe na rimwe n'ineza wagize igaherekezwa rimwe na rimwe n'ubuhemu, ubunyangamugayo wagize ugaherekezwa n'ibinyoma cyangwa se akarengane. Hari abantu benshi barengana bazira ubusa. Hari abantu bicwa, hari abantu banyagwa, hari abantu bamburwa, hari abantu babura uburenganzira bwabo ku maherere, bakwirukirana amategeko ntabarenganure. Rimwe na rimwe umuntu aravuga ngo ntakire ndirirehe. Ibyo byose ni ibintu bigira ingaruka ku isi. Amagorwa n'ibyago karande byugarije isi urabibona. Shingira ku masezerano y'Imana, uhambuke, uvuze induru, senge, wiyambaje impuhwe z'Imana, usabire bose bari mu bihe by'amakuba. Twakomeje rero ku munsi wa 5 dutakamba duteze amaboko. Musa kuri uyu munsi wa 5 atwereka ko kuri iyi si turwana urugamba. Hari abarwana urugamba rw'icyaha, hari abarwana urugamba rw'ikibi, hari abantu umwanza gabaho ibitero ku buryo bunyuranye. Iyi si irasa n'ifite imibabaro yo kuramukwa. Buri muntu wese arasa naho afite ibigeragezo bye bwite. Hari urugamba ariho. Kenshi tujya no mu makoraniro yo gusenga ukabura n'umuntu kubaza ngo umeze ute,
ko humura komera, hakaba uruhumuriza undi, buri wese arisengera ku giti cye, buri wese aravuga ati ibyanjye nibyo bikomeye, nibyo bibabaje, ndi mu bihe bikomeye, undi nawe ugasanga ni gutyo, undi nawe ugasanga ni gutyo. Mwebwe binginzi mwiyemeje guhagarara mu mpinga, muzamura amaboko kugira ngo mutakire Imana. Kuri uyu munsi twasabye imbaraga zo kugira ngo buri wese abone Huru na Roni bamushyigikira, ariko na buri wese abera abandi abo ngabo. Reba umuntu ushyigikira, reba umuntu uramira, nihavuka ingabire zo kwita ku bandi, cyane cyane abantu baba bari mu rugamba babona badashoboye gutsinda. Twese Imana yatugize umuryango umwe, mureke duhaguruke, mureke dutakambe, mureke duhongerere, byanze bikunze ikibi kizatsindwa. Ku munsi wa gatandatu twiyemeje ko dushobora no kuba ingwate, tukabwira Imana tuti Nyagasani, nutagira impuhwe ngo ubabarire, wenda ubuzima bwanjye busibanganye mu gitabo cyawe. Uwo ni Musa, arasaba akomeje, azi neza ko abantu asabira buri kanya bacumura, buri kanya bibagirwa. Twabonye ko tutagomba kubara ubuntu bw'Imana, twabonye ko tutagomba na rimwe kuvuga ngo ubuse noneho uriya muntu arongera kandi avuga iki, biriya bintu nibyo yongeye gusubiramo. Twese twagiye dufite experience yo kugwa kenshi, ariko Imana ntabwo ntiduhana birenze urugero, ariko nanone ntiyihanganira icyaha ngo kigumemo. Uririmbe il faut pas abuser la miséricorde divine. Ikibi kireke, kibi gicikeho, kore effort, tera intambwe, rwana uva mu kibi, witandukanya n'amashyirahamwe akora ibibi, uva mu mashyirahamwe y'ubugizi bwa nabi, uva mu matsinda afite intego mbi, ibyanduza roho yawe, ibyanduza ubuzima bwawe. Niba uri muri Roho Mutagatifu n'ibijya kuza uzabyumva, biguhumukire, bigukunukire, ubyumve, umutima nama wawe ukubwirize. Uyu munsi rero turi ku munsi wo gusoza icyumweru cya mbere mu byumweru 13 twihaye dusengera isi. Umuririmbyi wa Zaburi ya 51 aragira ati, Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye, nyuhagiraho wese ibyaha byanjye, maze unkize icyaha nakoze, kuko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. None rero nubintonganyiriza ntuzaba undenganya, n'urubanza uzacira ntirugira amakemwa. Dore ngeweho navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye igicumuro. Naho wowe ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro nkiri ubwandu bwose, unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufa wajanjaguye ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge, ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje neza. Abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Mana yanjye, Mana ikiza, nkura mu nzigo ndimo, maze ururimi rwanjye ruzamamaza ubutungane bwawe. Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye
gatangaza ibisingizo byawe. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezereza, ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washenguwe kandi wihana. Kubw'impuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. Nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe, ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturira ibimasa ku rutambiro rwawe. Amen. Iyo ni Zaburi ya 51 Dawidi aririmba amaze kugira umutima wumva ukorwaho n'ububabare bw'ikibi yakoze, agahongerera icyaha cye agasaba imbabazi. Muri kurangiza iki cyumweru, uyu munsi buri muntu wese araza kuzirikana aho Yezu yamukuye, aho Yezu yamusanze. Buri wese yongera azirikana urukundo rwe rwa mbere yasezeraniye gukunda Imana. Twavutse turi abanyabyaha, twasamiwe no mu gicumuro, dukurikiranwa n'ibyaha gakondo twakuye mu maraso mu nda z'ababyeyi bacu, mu miryango y'uruhererekane, aho twarerewe, aho twavutse, mu karere, mu bwoko runaka, mu muryango runaka, mu gihugu runaka. Ibyo byose biradukurikirana, nibyo bigize kamere yacu. Ariko si ryo shingiro ry'ubuzima bwacu. Hari ukuntu Imana ikweza, hari ukuntu Imana igusukura. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo mujye muri dushe y'Imana. Amaraso ya Yezu Kristo abacungurukireho, bamanukireho, abanyure muri gakondo yacu, atubohore. Pawulo mutagatifu aravuga ati, nanjye nta nubwo nari nkwiye kwitwa intumwa, kubera ko ibyo natojwe, ibyo narerewemo, imyumvire nari mfite, ariko igihe nahuye na Yezu byarahindutse. Sinjye ukiriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Urugendo rwa mbere rw'umwintercesseur ni urugendo rumufasha guhinduka. Ni njyewe ugomba guhinduka. Mu gihe nsabira abandi, ni njye ukorwaho. Ko rimwe na rimwe hari ibyo dushaka gusenga tuvuga ko biri ku bandi, ariko rimwe na rimwe imizi yabyo iri mu buzima bwacu. Ongera untera icyuhagiro. Ongera untera icyuhagiro. Imana ikunda umuntu utaryarya. Iki kintu cyitwa uburyarya. Muri bukisengesho ry'umufarisayi n'umupublikani, ntabwo ari kubera ko turimo twigomwa uhagarara imbere y'Imana ngo ngewe sindi nk'abandi, ngewe ndimo ndasabira isi, ngewe namenye Imana, ngewe narasenze, ngewe ndi uyu n'uyu, ngewe ndahanaha, ngewe meze gutya. Ca bugufi we, twemere twese dutangire gushakashaka Imana. Tera icyuhagiro, nk'irubwandu bwose. Turi muri periode ya purification. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi de mon faute, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Nyuhagira ubwandu bwanjye, usukure. Bavandimwe, uyu munsi wose ubu umunsi wo gusukurwa. Mujye muri iyo dushe y'Imana, muri icyo kizenga mwibire. Mujyane mu bukene bwanyu, mujyane mu ubutindi bwacu, tujyane mu amaganya yacu, ubwoba bwacu, ingeso zacu. Ibyo byose twakuye kuri kamere y'isi, kuko Imana igiye kutwambika kamere Mana. Kamere yayo ntabwo Imana yareka kurenza amaso ibyaha twakoze, ariko nidusabe ko ibiduhanaguraho, kuko Imana ishimishwa nuko dukijijwe. Sacrifice ya mbere y'umwintercesseur ikomeye nuko avuga ati, nemeye kureka iki ngiki. Burya uri mukizwa hakizwa benshi. Burya niryo sengesho rikomeye. Niyo mpamvu abatagatifu bose tubona bagendaga bahongerera, ba Teresa w'Umwana Yezu, ba Mama Faustina, ba Padiri Pio, ba
François d'Assise n'abandi benshi kugeza n'uyu munsi ni abantu bahuraga n'amagorwa ariko bakayakirana neza. Buri gihe cyose ikigerageza ahuye nacyo akajya odora, ibyo bigatuma ingabire y'Imana igera kuri benshi. Igitambo cyanjye rero si Imana ishaka, ntabwo ari ukubera ko ari uko twigomwa ngo nibyo Imana ishima, ahubwo ni umutima ushengutse tujyana imbere y'Imana. Nahandangirije isengesho ryacu ry'uyu munsi, dusengana umutima ushengutse. Nawe ubabwiye kuva mu ntangiriro iki cyumweru twongere dusaba Imana ko umutima wacu washegeshwe ukorwaho kubw'impuhwe Imana iduhoranira, yongere yubake bundi bushya. Siyoni tuyite wenda igihugu turimo, Yeruzalemu tuyite wenda iyi si turimo. Nubwo Imana ibona ko isengesho ryacu ari rito cyane bitewe n'uko dusanzwe turi n'uburyo turituramo buri bwose, ariko Imana inezezwa n'umutima. Kubw'umutima rero wacu wa buri muntu wese twongere twirundurire impuhwe z'Imana. Ndongera rero kubakingira mbashyira ku birenge by'umusaraba wa Yezu Kristo, kugira ngo buri wese uri muri iyi gahunda akingirwe n'Imana, aherekezwe na Roho Mutagatifu amuyobora mu nzira yo gushaka nyako kw'Imana, kandi duharanira guhinduka tugasa na Yezu. Wese unyumva, buri wese usenga, mumenye ko turi mu bihe bidasanzwe. Imana yiteguye kuguha uburyo bushya bwo kubibaho ku bwa Roho Mutagatifu. Ngiye kugukingira rero musabira ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nishyize ku birenge by'umusaraba wa Yezu w'i Nazareti, umwana w'Imana wigize umuntu akakira umubiri. Nitwikirije amaraso ye y'igiciro, urumuri rwe nirungote. Ndisabira nsabira n'abari ahangaha, abari muri iki gikorwa, muri risengesho, abari ku isi yose, gutwikirwa n'amaraso ya ntama w'Imana. Amaraso ye nadukiza ibyaha byacu, aduhanagureho amafuti yacu, aturinde ikibi cyose, aturinde ibitero byose n'ibyo roho z'umwijima zishobora kuduteza. Amaraso ya Yezu Kristo natwikira umuryango wanjye n'inshuti zanjye, imibanire yanjye n'abandi, inzu yanjye, ibyo ntunze, mbese ibyanjye byose. Roho w'Imana nantwikiriza ingabo y'ububasha bwe, agaragaza umutsindo wa Yezu Kristo aha hantu. Niyirukane muri twe sekibi, kandi abuze roho mbi zose kwigaragaza. Ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose nibituruke kuri Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu, kubw'izina ryawe ritagatifu no kubw'ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya, kubw'abatagatifu bose, kubw'ubuvugizi bw'abazina bacu batagatifu n'ubw'abamarayika barinzi bacu, turinda ikibi cyose n'ubugome bwose bwa roho mbi. Umubyeyi Bikira Mariya nadutwikiriza igishura cye cy'ububyeyi hamwe n'abamarayika bose, atugeze ku mutsindo hamwe na Kristo wazutse. Nawe marayika Mikayire, dutabare mu ntambara turwana, tubere ubuhungiro mu gihe cy'ubugome n'imitego ya sekibi izerera kuri iyi si. Imana niyambura ububasha bwo kugira ikikora, isenye ibikorwa byayo muri buri muntu no ahantu hose. Twambaye ububasha bw'Imana kugira ngo tubashe kunesha ibikorwa byose bya sekibi. Twambaye umukandara w'ukuri n'ubutabera, duhamye inkuru nziza y'amahoro, dufite ubutwari, twitwikirije umukiro, twakiriye ingabo y'ukwemera, tugiye kuzimya imiriro yose y'umwanzi sekibi. Dufashe inkota duhawe na Roho, ari ryo jambo ry'Imana, kugira ngo dutsinde ibitero byose bikomeye by'umwanzi. Heza amaboko kugira ngo nsingize kandi nshengerere Imana. Fasha ibirindiro ku rugamba nka Dawidi atsinda Goliyati, mu izina ry'Umwami w'abami Yezu watsinze, wicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana Data. Niyo mpamvu mubasha bwanjye bw'umukristo umwigishwa wa Yezu mbabujije mwebwe roho mbi zose za sekibi, kugira uwo mukomeza gukoreramo mu bari muri iyi si, no gukomeza imigambi yanyu na gahunda zanyu na plan zanyu n'ibikorwa byanyu byose. Turabikumiriye kubw'amaraso ya Yezu Kristo. Byose tubishyize mu kwemera ku bwa Roho Mutagatifu, kandi tubikoze twiringiye umugisha w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndabifuriza kugira
icyumweru cyiza bategurira kwitegura n'icyo tugiye gutangira. Mugume ku rugamba kandi mwizere gutsinda.